babona ntigihagije, bajya kwishakira izindi mbaraga, bajya kugira ngo bireherezeho abantu, kugira ngo bireherezeho icyubahiro, kugira ngo bireherezeho amafaranga. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo byose bigiye kuba umuyonga, ibyo byose bigiye kuba umuyonga, mugiye kubirebesha amaso yanyu. Hari Babuloni mwubatse, ariko iyi Babuloni iraguye, mugiye gutungurwa. Mwubatse Babuloni, ariko iraguye Babuloni, bibatabashwa mwiyubakiye, ibyo ngibyo bigiye kugwa. Mwubatse imitamenwa, murasahura, muriba, murya iby'imfubyi n'abapfakazi, mwambura benshi, muhuguza benshi, ariko Babuloni mwubatse iraguye. Mana yambwiye ngo ninze mbwira abantu ngo mamodoka meza, ariko nyamara hari amarira y'imfubyi, hari amarira y'abapfakazi, hari amarira y'abakene, hari amarira y'abashonji, hari abo mwarijije, abo ngabo amarira yabo yageze ku Mana. Ayo marira yageze kuri data aje guhorera abo ngabo mwarijije. Hari abantu mwiciye abagabo, hari abo mwiciye abagore, hari abo mwagiriye nabi, hari abo mwahemukiye, hari abo mwahuguje, hari abana mwavanye mu mashuri murya ibyabo, kandi nyamara ibyo ngibyo byose Uwiteka Nyiringabo Imana yarabyanditse. Uyu munsi aho uri hose umenye yuko Uwiteka yabyanditse. Uricaye uradamaraye ngo utuye mu mataje, uricaye uradamaraye ngo ugenda mu modoka ihenze. Subiza amaso inyuma, ese uwo mugisha wabonye uturuka ku Mana? Ese uwo mugisha wabonye Imana yawugizemo uruhare? Niba Imana yarawugizemo uruhare, Imana ishimwe. Ariko niba nta ruhare Imana yawugizemo, umenye ngo ugiye guhondanwa n'abagiye guhondwa, kandi ugiye kurimburanwa n'abagiye kurimbuka. Ndagira ngo nkubwire ngo bamaso kuko Yesu araje, bamaso Uwiteka araje. Imana ije guhora. Babuloni mwubatse, ibitabashwa mwubatse biraguye yemwe. Babuloni mwarayubatse koko, mwarayikomeje, mwakomeje amazu yanyu, mwakomeje inda zanyu, mwarazibyibuhije ziba nini, ariko izo ngizo igihe kirageze ngo inda zihokwe, muzishake muzibure. Mugiye gushaka Imana mutari buyibone. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo igihe kirageze ibakine ku mubyimba, ibyo mwatinyaga bibagezeho. Imana igiye kubakina ku mubyimba, mugiye kuzayishaka muyibure, mugiye kuzayihamagara yange kumva, mugiye kuzayihamagara muvuge ngo natwe turaje, byange. Ariko yaba wabimenyaga wakwitaye ku iherezo ryawe, nonaho ukavuga ngo Mana ngarura. Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyateza amaboko. Ariko ndagira ngo nkubwire, komeza icyo ufite, hatagira ukunyaga ikamba ryawe, hagira ukubeshya ko Imana idatabara. Imana iratabara, ndi umugabo wo kubihamya. Nimvuga imirimo y'Imana narayibonye, nimvuga ko Imana yambika narabibonye, nimvuga ko Imana igabura narabibonye, nimvuga ko Imana itanga umugisha yarawumpaye, nimvuga ko Imana yubaka yaranyubakiye, nimvuga ko itanga abana yarabampaye, nimvuga ko ihindura amateka yampinduriye amateka, nimvuga ko Imana itanga amahoro yampaye amahoro, nimvuga ngo Imana irabyibushya ntago mba nkabije narabibonye yarambyibuhije. Reka mvuga imirimo y'Imana, wimbwira ngo ndakabya. Niba nkabije ndamaze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu araje, Yesu araje. Rero wimbwira ngo ndakabya, wimbwira ngo nta byiza bijya biba muri njyewe. Imana nibimpa nzabivuga, ariko sinzakubwira icyo Imana itambwiye. Rero niba nkabije ndamaze. N'ubuhanuzi Imana yampaye. Abantu benshi bagenda bafite izina ry'uko bariho, ariko ari intumbi. Bafite ishusho yo kwera, ariko mu mitima yabo ni amasegaryana. Bagaragara yuko bakunda Imana, kandi bagaragara yuko bakijijwe, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irabireba ikabura imbuto zabo. Imana ibuza abantu b'Imana babuze imbuto. Imana ibabuzeho imbuto. Abahanuzi babuze imbuto, bavuga butumwa babuze imbuto, abantu benshi babuze imbuto. Ariko ndagira ngo nkubwire ndabakunda. Iki kiganiro niba kikuryoheye kuba wumva ufashijwe, manuka muri comment uvuge ngo amen. Manukamo wandike uti amena, kandi ubwire Imana uti Imana nshoboza. Jya muri comment uvuge uti ngewe runaka ndasaba Imana inshoboze, ndasaba Imana inshoboze, nidutabara. Rero Imana yambwiye ngo abantu nibongere bisubiremo,
kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abantu benshi bagiye gutungurwa. Mugiye gutungurwa. Uba uri umushumba ugiye gutungurwa, uko waba umeze kose ugiye gutungurwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Hagiye kubaho gutungurwa. Uba mu iteraniro ryo kugirira nabi abandi, uba mu iteraniro ryo kugambanira umuntu bakamufunga, uba mu iteraniro ryo kugambanira umuntu bakamwica. Nshuti yanjye, jya utekereza kabiri. Yego arapfuye, ariko se aho yararagura harara? Ese uyu munsi we ntuzapfa? Ese uyu munsi yego aragiye, wenda yabashije no gusenga Imana, wenda yaranihanye, ariko iyo ubona ugambanira mwene so, iyo ubona uhemukira mwene so, iyo ubona uba mu gihe mwene so yagiye mu ntege nkeya, wowe ukanezezwa no kumuvuga, ukanezezwa no kumutarama, ukamunezezwa no kumuvuga nabi, ukanezezwa no kumusebya, ukanezezwa no kumva uri fiye kuba urimo uravuga nabi mwene so, kuba urimo uravuga ibyago bya mwene so. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije umugisha uturuka ku Uwiteka. Ndi Prophet Emma. Anishimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Habwa umugisha n'Imana. Ndanezerwa cyane iyo mbona ndi mu bihe nk'ibi ngibi, Imana indinze, Imana ibanye nanjye, numva nezerewe cyane. Imana y'amahoro rero ishimwe, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hanyuma wewe wamaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha. Nukuri ni iby'agaciro gakomeye kubona Prophet Emma ukagenda ukavuga uti ndamukunze, nkunda umuntu nkunda, ubwo mu nkunda nanjye ndabakunda, nkunda umuntu nkunda, unkunda nanjye ndamukunda. Kandi iyo ukanzeho gusa binyereka ko unkunda. Kuri Prophet Emma iyo ukanzeho gusa binyereka ko unkunda, rero ubwo unkunda nanjye ndagukunda. Imana y'amahoro ishimwe. Nawe rero utari wabikora, nukuri bikore, ukandeho, dukomeze tuzamuke. Mu gihe gitoya twuzuze 1000, mu gihe gitoya twuzuze 2, 5, 10, tuzagere no kuri miliyoni. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero nanjye ndabakunda kandi ndabasezeranya ko ntazabatenguha. Imana itugirire neza. Hanyuma rero nyarukira no kuri TikTok, ujyeyo wandike muti Prophet Emma, naho ni Prophet Emma kuri TikTok. Genda following Prophet Emma. Mu minsi iza turatangira live kuri TikTok. Turatangira live kugira ngo tujye dusengana Imana, kuko Imana impamagariye ni ugusenga, Imana impamagariye ni ugukora umurimo wayo. Kandi mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza ko Imana izangirira neza. Hanyuma rero nyaruka ugenda ugere hariya kuri TikTok, ufollowing. Imana iraguha umugisha kandi Imana irakugirira neza. Nukuri iki kiganiro nukireba ujye ukirangiza. Tugeze muri ya saha ya gihanuzi. Iyo tugeze muri iyi saha ya gihanuzi, amatwi yawe yumva ibyo atari yumva. Imana itugirire neza. Amatwi yawe yumva ibyo atari yumva, amaso yawe akareba ibyo atari yareba. Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndagira ngo nkubwire ikintu. Nta kure habaho Imana itavana umuntu, nta na kure habaho Imana itageza umuntu. Nukuri dufite ibimenyetso birenze kimwe bigaragaza ko Yesu yanesheje, bigaragaza ko Yesu ari muzima. Njyewe ureba ahangaha mfite ubuhamya bw'uko Imana ishobora byose. Mfite ubuhamya ko nta wakoreye Imana wikorera amaboko. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo njya nkunda kubaha ubuhamya, nkababwira ngo hari ahantu Imana yankuye, iyo mpibutse bintera gushakashaka mu maso y'Imana, bikantera gushakashaka ibyo umwami ashima. Imana itugirire neza. Bintera, haleluya, numva hari izindi mbaraga nambaye, numva hari ubundi butware, numva hari ahantu mvuye, hari ahandi hantu ngeze. Iyo nibutse imirimo y'Imana, iyo nibutse neza y'Imana, iyo nibutse gukomera kw'Imana,
Imana y'amahoro itugirire neza. Rero iyi saha nje guhanurira ubuzima bwawe, nje kuvuga gukomera kw'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Zaburi igice cya mbere ravuga ngo hahirwa umuntu. Imana y'amahoro itugirire neza. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imana y'amahoro idutabare. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umumama wubaha Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Niba uri umugabo unkurikiye, ubaha Uwiteka, Uwiteka azakubahisha. Reka nkubwire, amashuri ntiyubahisha umuntu. Birashoboka ko uyu munsi waba wubashywe kubw'amashuri yawe, ariko igihe kiragera ugacika amazi, kuko abakurusha ubwenge bahora bavuka. Abiga amashuri arenza yawe bahora bazamuka. Ariko hari ikintu nabonye kitajya kiva kuri hiti, icyitwa kubaha Uwiteka. Haleluya. Iyo umuntu yubashye Uwiteka nawe aramwubahisha. Iyo umuntu yubashye Uwiteka nawe aramukomeza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni wubaha Uwiteka nawe azakubahisha. Ni wubaha Uwiteka nawe azahagararana nawe. Ni wubaha Uwiteka azakubambira amahema. Ni wubaha Uwiteka ntazagukoza isoni. Abantu birashoboka ko bagukoza isoni. Abantu birashoboka yuko baguta mu manga. Abantu birashoboka yuko bagusiga, ariko Uwiteka ntagusiga. Niwe wenyine no mu rupfu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. No mu rupfu murajyana. Uwiteka no mu rupfu muramanukana. Yesu Kristo agendana nawe. Ntawamwiringiye ujya ukorwa n'isoni. Imana itugirire. Uyu mugabo witwa Yesu no mu rupfu murajyana. Amen. Mu gihe abandi muragendana bakagusiga, muragendana bakakureka, muragendana bakaguta, muragendana bakagukuraho amaboko. Mbega abantu bagukunda ufite, ejo waba udafite bakaguta. Abantu bagukunda hari icyo ufite, abantu bagukunda hari icyo wabonye, igihe ntacyo wabonye bakuvaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta nshuti nziza ibaho nka Yesu. Imana itugirire neza. Rero Yesu icyo agukeneyeho, agukeneyeho agakiza kandi k'umwimerere. Imana itugirire neza. Abantu bafunguye agakiza, abantu bafungura ijambo ry'Imana, abantu baritwara uko ritari. Imana itugirire neza. Abantu bashaka kwiyorohereza, abantu bagenda baconga imisaraba yabo, imisaraba yabo, imisaraba yabo, imisaraba yabo. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu uko yarari kera n'uyu munsi niko akiri. Iyi Mana nje kukubwira uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Iracyari ya Mana imwe yakamije inyanja Abayisiraheli bakambuka. Iracyari ya Mana imwe ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana yo kwiringirwa. Iracyari ya Mana idakorwa, itajya ntiterwa inkunga. Iyi Mana ntiterwa inkunga. Ndagira ngo nkubwire, muri kamere yayo irarema, ifata ibitari biriho ikabihindura ibiriho. Birashoboka ko uyu munsi wa none wabona uri hasi, ariko ni wizera iyi Mana izakuzamura. Haleluya. Izakuzamura. Rero izera Imana, izera Imana. Nje kukubwira ikintu cyitwa kwizera Imana. Nje kukubwira ikintu cyitwa guhanga amaso ku Uwiteka. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujye kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye, kuko urarikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye, kuko urarikwiriye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye, kuko urarikwiriye.
haleluya, 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 haleluya. Ndashaka kukubona wowe unkurikiye uvuga cyane ngo haleluya, uvuga cyane ngo Imana niyamamare. Nshaka kukubona ujya muri comment wandike muti haleluya, Imana yamamare. Uwiteka nuwo kwiringirwa ibihe n'ibihe, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Abiringiye abantu barabahemukira, ariko data we ntabwo ajya ahemuka. Uko yari ari kera na n'uyu munsi niko akiri, uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko akibikora, uko yatabaraga n'uyu munsi niko agitabara. Haleluya. Ayizo ni mashando wiribirifai lele botai mekota ya nini topevo nini ya izina ry'Uwiteka Imana yacu nirihimbazwe. Abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko umwami wacu ntabwo ajya ahemuka, ntabwo ajya ahinduka. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umva nkubwire, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka ajya abana n'abantu be. Yesu ajya babambira amahema, Yesu ajya barwanirira, Yesu ajya bashyigikira, Yesu ajya bahagararaho. Imana y'amahoro ishimwe. Umuntu wiringira Uwiteka ameze nk'umusozi witwa Siyoni. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Nukuri ndabakunda inshuti zacu. Nukuri mfite abantu benshi bajya bangaragariza urukundo, kandi nukuri ndabakunda. Imana y'amahoro ibagirire neza. Nzababwira impamvu, nzabaha ubuhamya, mbabwira impamvu nkunda abantu bankunda. Umuntu wakoze subscribe hano ni umuntu w'igiciro cyane, uri umuntu w'ingenzi, urankunda. Imana iguhe umugisha rero, kuko unkunda nanjye ndagukunda. Imana y'amahoro ishimwe, kuko unkunda nanjye ndagukunda, kuko unyitaho nanjye nkwitaho. Buri uko nsohoye ikiganiro ukakireba, ukaba mu ba mbere bakireba, ibyo ni iby'igiciro, binkora ku mutima. Buriya umuntu ukunda ibyo ukora, umuntu ugusapotinga, umuntu ukushyiraho comment akakubwira ngo courage, ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha. Vraiment Imana ibaha umugisha. Ugashyiraho comment ukavuga ngo courage, ugashyiraho comment ukavuga ngo ni inkomere, ni ukuri ndagukunda. Imana y'amahoro izakumpera ijuru. Nge ntacyo nabona naguha, ariko umwami w'amahoro nyirijuru, umwami nyirijuru n'isi azakumpera ijuru kandi azakugirire neza. Rero kunkunda nanjye ndagukunda, kandi ndabizi Imana iguha umugisha ni ukuri, kandi wumve ngo Uwiteka kugirire neza. Hanyuma reka dusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Mana, nsengeye umuntu warunkurikiye, muha umugisha, mugirire neza, mubambira amahema, murwanirire. Rambura ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kuboneke kuri we mu izina rya Yesu. Mana, reka uca inzira aho zitari ziri, kandi data ibyamurwanyaga, ibyamutsikamiraga, ibyamunanizaga, nanjye ndabinanije mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Mana, nufungura imiryango mu izina rya Yesu. Iri jambo ryawe rigira ububasha, rigende mu ngune enye zose z'isi. Buri muntu wese rimugereho, umuntu wese rigira aho rimuvana, rigire naho rimugeze. Urakoze Yesu. Amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Tugiye kureba ubuhanuzi Imana impaye kuguha. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo nibagaruke ku rufatiro, bareke kugumya kuba babi. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu nibareke kugumya kuba babi, kubera yuko hagiye kubaho igihe cyo gutungurwa. Yesu Kristo umwami w'amahoro nk'uko yabivuze agiye kuza nk'umujura. Rero Imana irangije irambwira ngo nimbwira abantu bareke kugumya kuba babi, bareke kugumya kugwiza ibyaha, kandi kugumya gukora ibyaha bakabikora nkana, kandi bakabikora biyobagiza, birengagiza gukora kw'Imana. Imana irangije irambwira ngo nibibuke y'Imana yabakoreye, nibibuke Imana yabavanye, wa mushumba we, ibuka Imana yakuvanye. Benshi bari abantu badafite ahantu na hamwe bashingiye. Iyo ugiye kureba, Imana yaguhamagaye utazi gusoma, Imana yaguhamagaye utagira iyuba,
Imana yaguhamagaye uri inzererezi, Imana yaguhamagaye uri mayibobo, Imana yaguhamagaye igukura muri puberi, Imana iraguhamagara. Ariko uyu munsi wa none wamaze kuzamuka, nta hantu wahinze, nta murima wakozemo, ntaho. Ni Imana yaguhaye umugisha, ugiye kureba wahereye kuri zero. Ariko ikintu wituye Imana, wituye kuyihemukira. Uyu munsi ni wewe wirirwa ukora iby'isoni nkeya, ni wewe wirirwa usambana, ni wewe wirirwa utukana, ni wewe wirirwa ubeshya, ni wewe wirirwa ujya mu bapfumu witwa ngo uri pasiteri, witwa ngo uri umuhanuzi, witwa ngo uri umuvugabutumwa, ariko wirirwa ujya mu bapfumu, wirirwa ujya mu kubeshya. Imana yakuzamuye uti udakoresheje imbaraga zo mu bapfumu, ntabwo wakoresheje imbaraga zo mu ngurano, ariko kubera ko abantu bakunze gukira cyane. Mana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo gukunda iby'isi bitumye abantu batera Imana umugongo, gukunda ubutunzi bitumye abantu batera Imana umugongo. Abantu kubera ko bakunze iby'isi, abantu kubera yuko bakunze amafaranga cyane, abantu barashaka gukomera. Imana y'amahoro itugirire neza. Bitumye abantu biyambura ubugingo, bitumye abantu bitesha agaciro, bitumye abantu bava mu byizerwa. Imana irangije irambwira ngo ikintu kirimo kwica abantu muri iyi minsi, buri umwe wese arashaka gusa n'abandi. Urashaka gusa n'abandi, urimo urazamuka ukabona ntibirimo biraza vuba, ariko nyamara ibuka uko Imana yaguhamagaye. Wibuke guhamagarwa kwawe, wibuke uko Imana yaguhamagaye, ariko subira ku rufatiro. Reka gushaka gusa n'abandi. Ijambo rirambwira ngo Efurayimu yivanze n'andi moko, arangije amera imvi z'urutarutaro. Hari abamama barimo bashaka kumera nk'abandi. Urasanga urabuza amahoro umugabo wawe kubera yuko hari igitenge wabonanye umuturanyi wawe, urashaka umugabo wawe nawe akigure, kandi urabizi ko nta bushobozi buhari. Ariko nyamara nubwo bimeze gutyo, hari iby'Imana yakoze, kuko aho mwari muri ntabwo ariho mukiri. Hari ahantu Imana yabavanye, hari ahantu Imana ibagejeje, hari ibintu Imana ikoze, hari ibintu Imana ibarindiye, hari ibintu Imana ibabambiyemo amahema. Rero ndagira ngo mvugane nawe, gerageza wibuke aho Imana yakuvanye, wibuke iby'Imana yagukoreye, kandi ndagira ngo nkubwire witegure ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Birimo biragenda bisohora. Muririmbyi yuzuye muri Mwuka ararimba aravuga ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka kwirembo, ubari kwirembo. Nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kwirembo, ubari kwirembo. Nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kwirembo. Imana itugirire neza. Ibimenyetso bigaragaza kuza kwe yarabivuze ngo ubwo muzabona impuha z'intambara. Ntambara hirya no hino ntaho zitari. Reba muri Afurika, urebe muri aka karere k'ibiyaga byacu bigari, urebe mu Burundi, urebe muri Kongo, urebe hirya no hino, urabona intambara hirya no hino. Urareba muri Afurika yose nta hantu hari amahoro. Noneho ugiye mu Burayi, mu bitwa ko ari abazungu, abitwa ko ari abanyabwenge, nabo bari mu ntambara, barimo baramarana, barimo baricana. Urebe Isiraheli na Iran, urebe Isiraheli na Hamas. Nukuvuga ngo iyo tuvuze Isiraheli yo nubundi wenda tuzategura ikiganiro kivuga kuri Isiraheli, tuvuge n'icyo iriya ntambara iri muri Isiraheli isobanuye n'ikivuze. Ariko ndashaka ngire nkubwire ku mukristo usoma Bibiliya, ugendera kuri Bibiliya, hari ikintu bisobanuye. Buriya Bibiliya, haleluya, Bibiliya ndayikunda cyane. Ni igitabo cyuzuyemo amateka, kandi amateka meza y'ukuri. Bibiliya ni igitabo kitabeshya. Bibiliya ni igitabo kitakuyobya. Bibiliya ibyo ivuga byose ni ukuri. Bibiliya ibyo ivuga byose birasobanutse. Ni igitabo cyuzuyemo amateka y'ukuri. Ni igitabo ureba ukavuga uti koko kweri Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ireba mwitangira yo, iritegereza ikahera mwitangira, ikareba
igasoza. Imana y'amahoro itugirire neza, irebye uko bizasoza, ireba mu itangira ikareba no ku musozo. Niyo mpamvu Bibiliya akenshi ujye kureba ugasanga ibibera hano mu isi biragenda bikagwamo neza neza, biragenda bigahura neza neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, uyu munsi niko bimeze. Ngo hazatera urwangano rukabije cyane, uyu munsi niko bimeze. Hazabaduka abahanuzi b'ibinyoma, uyu munsi niko bimeze. Imana y'amahoro itugirire neza. Abahanuzi barahari, urukundo rwa benshi ruzakonja, nta muntu ugikunda uwe pe. Usigaye ubona n'umwana ku mubyeyi, basigaye babana bishishanya. Imana itugirire neza. We ntacyo wumvamo, ntacyo ureba, nta kintu wumvamo, nta kintu wumva ukumva ko hari ikintu kigiye kuba. Imana y'amahoro itugirire neza. Wasubiye ku rufatiro ko Yesu agiye kuza, wasubiye ku rufatiro ko Yesu agiye kuza gutwara itorero ryiwe. Yesu uko agiye kuza, wasubiye ku rufatiro mama, wasubiye ku rufatiro wa mukobwa we, wasubiye ku rufatiro wa musore we, wasubiye ku rufatiro, wasubiye ku rufatiro. Reka mbabwire, kenshi abantu benshi batinya gupfa, abantu benshi bagatinya impfu, ariko urupfu rwo ntawe uzarucikira. Kandi urupfu rubabaje ntabwo ari urwo gupfa kuko twese tuzapfa, ahubwo urupfu rubabaje ni ugupfa utari muri Yesu, ugapfa nabi, kandi ugasanga ugeze ku gihe cyo kuvuga ngo iyo mbimenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga ugeze ku gihe cyo kuvuga ngo iyo mbimenya, iyo mbimenya. Imana itugirire neza. Ugeze ku gihe cyo kuvuga. Hari umuririmbyi nkunda cyane, reka wenda ndebe indirimbo ye nyishyiremo hano, ndamukunda cyane. Ni umuririmbyi nkunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Uretse wumve uyu muntu ukuntu yavuze. Ninjyana muntu se abitana ni benshi cyane, banibinde bashimisha umubiri, ejo muzaba mubyivugira muti wasubize iminsi inyuma. Nakwigana marayika nkitonda, ibibi nakoze nkabyicuza, nkabisabira imbabazi. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyi minsi ni injyana muntu. Iyi minsi urayireba ukabona irakomeye, iyi minsi iteye ubwoba, ariko abantu benshi uyu mubiri urimo uradushuka. Abantu barireba ubwiza, abantu barireba uburanga, abantu bakareba. Ariko uyu munsi reka nkubwire, reka gufata ubugingo bwawe ngo ubugurishe mu bintu by'amafuti. Uyu mubiri uzabora, uyu mubiri ni ubusa. Uyu mubiri birashoboka ko wakwirata ubwiza, birashoboka ko wakwirata ikibuno wa mukobwa we cyangwa wa mumama we, ukirata ikibuno, ukirata ko wisize ukaba inzobe, ukirata ko ufite ikibero cyiza, ariko ibyo byose ibuka kuzapfa. Usubije amaso inyuma, abantu bafite amaso ariko ntibareba. Urebye abakobwa barangije kaminuza bari beza kukurusha, ariko uyu munsi ntago bagihari. Hari abari bafite ubushobozi, hari abagendaga mu mamodoka meza, abo niyo yabishe. Hari abagendaga mu ndege uko bwije nuko bukeye, izo nizo zabahitanye. Hari abagabo bakurushaga ubushongore n'ubukaka, hari abagabo bavugaga ari kijyana, hari abagabo bari bakomeye kurusha uko ukomeye, hari abagabo bari bafite amafaranga arutayo ufite, hari abagabo muri iyi si babayeho hari ibihanganje, ndetse bicaga abo bashaka bagakiza abo bashaka, ariko uyu munsi ntibakiriho. Uyu munsi amateka yabo yaribagiranye. Twakuze batubwira bitwa bahitirere, abo ngabo ntibavugirwagamo, abo bari abanyembaraga. Twakuze batubwira ba Osama Ben Laden, abo bishe benshi bisasira benshi, ariko nabo uyu munsi ntibakiriho. Urebye iherezo ryabo, impfu zabo, uko bapfuye, uko bagiye, reba uko bagiye. Uyu munsi bikwiye kukwigisha, ukumva ko ukwiriye gukora neza, ukumva ko ukwiriye guhinduka, ugahindukira ukaba icyaremwe gishya.
bikwiriye kukwigisha ukumva ko ukwiriye gushaka mu maso y'Imana. Ukwiriye kwiga ukubaha Imana. Kubaha Imana nicyo kintu kitajya kiva kuri hiti. Kubaha Imana nicyo kintu kitajya gisaza. Iyo washoye mu kubaha Imana ntuhomba. Iyo washoye mu kubaha Imana igihe cyose uhora uri hejuru. Haleluya. Iyo washoye mu kwiyubaka mu mavuta, ukiyubaka mu gakiza, ukubaka ubugingo bwawe, igihe cyose uhora ukomeye, kubera ko Imana ihora ikwirata. Haleluya. Hari ijambo nkunda cyane riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo ibice byaho 11. Arimo ijambo rivuga ngo abatubandirije barinze bapfa bakizera ko ibyo basezeranijwe n'umwami Imana bizasohora. Ngo barinze bapfa bakizera. Haleluya. Ndakwifuriza kurinda upfa utari wigera wikuraho kuba inyangamugayo, utari wigera wikuraho kugomera Imana. Ugomera Imana ngo ugende ukore usayishe. Ndakwifuriza kuguma kubaha Imana, ibyo ukora byose ubyubahemo Imana. Nuba umunyamashuri ukiga ukarangiza, ukomeze wubahe Imana. Nubona akazi keza, ukomeze wubahe Imana. Nubona amafaranga, ukomeze wubahe Imana. Ntiwikureho kuba inyangamugayo. Ubona ibintu ukomeze ubisangire n'abantu. Uharanire kubana n'abantu bose amahoro. Haranira kubana n'abantu bose amahoro. Haranira kubana n'abagabo amahoro. Haranira kubana n'abaturanyi amahoro. Haranira kubana n'umugore wawe amahoro. Haranira kubana n'umugabo wawe amahoro. Haranira kubana n'abana bawe amahoro. Babera umugisha. Sibyo? Babera umugisha. Babera umusemburo wo gutuma bakunda Imana. Abo mukorana, abo mugendana mu buzima bwa buri munsi. Iyi si yo nta mbabazi ifite. Iyi si iradushuka. Iyi si twereka ibyiza bishashagirana. Ariko iyi si nta heza h'isi. Iyi si reka nkubwire nta heza h'iyi si. Iyi si ubishoboye wabana n'abantu bose amahoro. Uba mu iteraniro ryo kugambanira abantu. Uba mu iteraniro ryo kugirira nabi abandi. Uba mu iteraniro ryo kugambanira umuntu bakamufunga. Uba mu iteraniro ryo kugambanira umuntu bakamwica. Nshuti yanjye, jya utekereza kabiri. Yego arapfuye, ariko se aho yararagura harara? Ese uyu munsi we ntuzapfa? Ese uyu munsi yego aragiye, wenda yabashije no gusenga Imana, wenda yaranihanye. Ariko iyo ubona ugambanira mwene so, iyo ubona uhemukira mwene so, iyo ubona uba mu gihe mwene so yagiye mu ntege nkeya, wowe ukanezezwa no kumuvuga, ukanezezwa no kumutarama, ukamunezezwa no kumuvuga nabi, ukanezezwa no kumusebya, ukanezezwa no kumva uri fiye kuba urimo uravuga nabi mwene so, kuba urimo uravuga ibyago bya mwene so, urimo urashyushya inkuru. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo abanyatenari ngo nta kandi kazi bagiraga bakora ngo uretse kuvuga amagambo no gushyushya inkuru. Nawe urahura umugabo ufite ubwanwa, ariko nta kandi kazi ugira uretse kuvuga amagambo no gushyushya inkuru. Imana idutabare. Imana idutabare. Rero Imana yambwiye ngo abantu nibongere bisubiremo, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abantu benshi bagiye gutungurwa. Mugiye gutungurwa. Ubu uri umushumba ugiye gutungurwa. Uko waba umeze kose ugiye gutungurwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Hagiye kubaho gutungurwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasomya igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe turasoma ibice byaho bitatu. Turasoma n'umurongo waho wa mbere. Urwandiko ibyahishuwe ibice bitatu, turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe. Mana ishimwe. Nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Ufite izina ry'uko uriho, ariko nyamara uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nukibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere.
kandi wihane. Ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Icyamukaba muri abo babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina ry'imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Imana itugirire neza. Imana impaye amagambo ni ubuhanuzi Imana yampaye. Abantu benshi bagenda bafite izina ry'uko bariho, ariko ari intumbi. Bafite ishusho yo kwera, ariko mu mitima yabo ni amasegaryana. Bagaragara yuko bakunda Imana, kandi bagaragara yuko bakijijwe. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irabireba ikabura imbuto zabo. Imana ibuza abantu b'Imana babuze imbuto. Imana ibabuzeho imbuto. Abahanuzi babuze imbuto, bavuga butumwa babuze imbuto, abantu benshi babuze imbuto. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu agiye gutungurana. Ugiye gutungurwa, kuko umujura aza niko nawe ugiye gutungurwa. Hari benshi bagiye gupfa batunguwe. Gupfa si ikibazo, ahubwo upfuye gute? Ese amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese nubwo upfuye ujyanywe hehe? Mana yambwiye ngo mbwire abantu benshi biyeze kandi birimbishe. Mana irangije irambwira ngo abakozi ku murimo, abashumba, abavuga butumwa, abahanuzi, abanyamasengesho, abayoboye amatorero, nimwongere mugaruke ku rufatiro. Mugaruke ku rufatiro yemwe. Mwabashumba mwe mugaruke ku rufatiro. Ndakubwira nanjye nibwira. Mwabaprofete mwe mugaruke ku rufatiro, kuko benshi baratunguwe. Hari benshi bamaze kwiyambura umwambaro wo gukorera Imana, bahinduka abakozi b'inda, bakavuga kuko Imana bavugishwa n'inda. Iyi Mana y'inda ituye, abantu benshi barayiyobotse. Umuntu akavuga ibyo avugishijwe n'inda, akavuga ibyo avugishijwe n'inzara, akavuga ibyo avugishijwe n'ubukene. Benshi abantu bayobotse iyi Mana y'inda. Abantu babona igikundiro Imana yabahaye, babona ntigihagije, bajya kwishakira izindi mbaraga, bajya kugira ngo bireherezeho abantu, kugira ngo bireherezeho icyubahiro, kugira ngo bireherezeho amafaranga. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo byose bigiye kuba umuyonga. Ibyo byose bigiye kuba umuyonga. Mugiye kubirebesha amaso yanyu. Hari Babuloni mwubatse, ariko iyi Babuloni iraguye. Mugiye gutungurwa. Mwubatse Babuloni, ariko iraguye Babuloni. Ibibatabashwa mwiyubakiye, ibyo ngibyo bigiye kugwa. Mwubatse imitamenwa, murasahura, muriba, murya iby'imfubyi n'abapfakazi, mwambura benshi, muhuguza benshi. Ariko Babuloni mwubatse iraguye. Mana yambwiye ngo ninze mbwira abantu ngo Babuloni iraguye. Nibyo mwubatse amataje, nibyo mwubatse ibikorwa bifatika, mugenda mu mamodoka meza, ariko nyamara hari amarira y'imfubyi, hari amarira y'abapfakazi, hari amarira y'abakene, hari amarira y'abashonji. Hari abo mwarijije, abo ngabo amarira yabo yageze ku Mana. Ayo marira yageze kuri Data aje guhorera abo ngabo mwarijije. Hari abantu mwiciye abagabo, hari abo mwiciye abagore, hari abo mwagiriye nabi, hari abo mwahemukiye, hari abo mwahuguje, hari abana mwavanye mu mashuri murya ibyabo. Kandi nyamara ibyo ngibyo byose Uwiteka Nyiringabo Imana yarabyanditse. Uyu munsi aho uri hose umenye yuko Uwiteka yabyanditse. Uricaye uradamaraye ngo utuye mu mataje, uricaye uradamaraye ngo ugenda mu modoka ihenze. Subiza amaso inyuma. Ese uwo mugisha wabonye uturuka ku Mana?
ese uwo mugisha wabonye Imana yawugizemo uruhare? niba Imana yarawugizemo uruhare, Imana ishimwe. ariko niba nta ruhare Imana yawugizemo, umenye ngo ugiye guhondanwa n'abagiye guhondwa, kandi ugiye kurimburanwa n'abagiye kurimbuka. ndagira ngo nkubwire ngo bamaso, ndagira ngo nkubwire ngo hindukira ureba aho uhagaze. uri mu nzira isubira muri Egiputa, hindukira ureba aho uhagaze. uri mu nzira isubirayo, benshi bagiye guhinduka inkingi z'umunyu kubera yuko babwirwa kwihana, bakareba ku butunzi cyane, bakareba bakabona ntibabusiga. ndetse bamwe bavuga ngo Imana ntitabara, bamwe bavuga ngo iby'Imana biratinda, ngo iby'Imana umva mbabwire inshuti z'umusaraba, mwaretse ubutumwa bwiza bwo kubwira abantu ngo bihane ibyaha, mwanga ubutumwa bwiza bw'amahoro buvuga kugaruka kwa Yesu Kristo. murimo murabwira abantu ibitangaza, murababwira ngo bakire amamodoka, bakire imigisha, ariko nyamara iyo migisha murayibasezeranya mutazayibaha. akenshi mubivuga kubwo kugira ngo mubone uko mubambura ibyabo, ariko izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. ndagira ngo nkubwire ngo nsoje nkubwira ngo bamaso kuko Yesu araje, bamaso Uwiteka araje, Imana ije guhora. Babuloni mwubatse, ibitabashwa mwubatse biraguye yemwe. Babuloni mwarayubatse koko, mwarayikomeje, mwakomeje amazu yanyu, mwakomeje inda zanyu, mwarazibyibuhije ziba nini, ariko izo ngizo igihe kirageze ngo inda zihokwe, muzishake muzibure. mugiye gushaka Imana mutari buyibone. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo igihe kirageze ibakine ku mubyimba, ibyo mwatinyaga bibagezeho. Imana igiye kubakina ku mubyimba, mugiye kuzayishaka muyibure, mugiye kuzayihamagara yange kumva, mugiye kuzayihamagara muvuge ngo natwe turaje, byange. ariko yaba wabimenyaga wakwitaye ku iherezo ryawe. nonaho ukavuga ngo Mana ngarura. Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyateza amaboko. ariko ndagira ngo nkubwire, Imana ya Isiraheli irababaye, Imana irababaye. kandi ikindi, Imana yapfushije ihagaritse. hari imirambo igenda, kandi iyi mirambo iragenda. abantu benshi bari mu rusengero ni imirambo igenda, bararirimba ari imirambo igenda, baravuga ubutumwa ari imirambo igenda. benshi ni abasinzi, abandi ni indaya, abandi bajya mu bapfumu, benshi bararaguza, abandi ni abagambanyi. Mana we, Imana y'amahoro ibagirire neza. tabara Mana we, tabara itorero riri mu minsi ya nyuma. tabara Mana we, tabara itorero riri mu minsi ya nyuma. tabara Mana we, tabara itorero riri mu minsi ya nyuma. tabara Mana we, tabara itorero riri mu minsi ya nyuma. hari igihe nicara nkibaza, nyuma y'intambara ndwana na Satani, uko bizaba bakundwa mbonye uyu mukiza ngo amanagura amarira. uko bizaba bakundwa mbonye uyu mukiza ngo amanagura amarira. tuzicarana na Yesu turi inzova gahumbi, duhimbaza uwo mukiza. tuzicarana na Yesu turi inzova gahumbi, duhimbaza uwo mukiza. Imana y'amahoro ishimwe, Imana ibagirire neza. bamaso, nawe ukibirimo ukiri mu nzira, komeza icyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe, hagira ukubeshya ko Imana idatabara. Imana iratabara, ndi umugabo wo kubihamya. nimvuga imirimo y'Imana narayibonye, nimvuga ko Imana yambika narabibonye, nimvuga ko Imana igabura narabibonye, nimvuga ko Imana itanga umugisha yarawumpaye, nimvuga ko Imana yubaka yaranyubakiye, nimvuga ko itanga abana yarabampaye, nimvuga ko ihindura amateka yampinduriye amateka, nimvuga ko Imana itanga amahoro yampaye amahoro, nimvuga ngo Imana irabyibushya ntago mba nkabije narabibonye yarambyibuhije. reka mvuga imirimo y'Imana, wimbwira ngo ndakabya. niba nkabije ndamaze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu araje, Yesu araje. rero wimbwira ngo ndakabya, wimbwira ngo nta byiza bijya biba muri njyewe,
Imana nibimpa nzabivuga, ariko sinzakubwira icyo Imana itambwiye. Rero niba nkabije ndamaze, nawe komeza ukabye mu byawe. Wiba niyibe vuba, usambana nasambane vuba, uroga naroge vuba, kuko Yesu waraje. Imana y'amahoro ibarinde, Imana ibagirire neza. Datura Imana yumva gusenga, nsengeye ubwoko bwawe, umuntu wese warunkurikiye, reka yumvire ijambo rigira aho rimuvana, rigira ahandi rimushyira. Kandi Data Nyiringabo, ndakwinginze, reka abakiri mu buyobe, abakiri mu isi y'umwijima, ubakuzeho imbaraga zawe n'ukuboko kwawe, kugira ngo bagukorere kandi bagushakane umwete. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ndabakunda. Iki kiganiro niba kikuryoheye, kuba wumva ufashijwe, manuka muri comment uvuge ngo amen. Manukamo wandike uti amena, kandi ubwire Imana uti Imana nshoboza. Jya muri comment uvuge uti ngewe runaka ndasaba Imana inshoboze, ndasaba Imana inshoboze. Nukuri atari Imana ntabwo wabyishoboza. Iyi si iragoye, iminsi ni injyana muntu, iyi minsi iraruhije. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Rero jya muri comment wandikemo ngo Mana nshoboza, Mana nshoboza, ngewe runaka Mana nshoboza, Mana nshoboza unyambika imbaraga, ngewe runaka Mana nshoboza unyambika imbaraga. Jya muri comment ubyandikemo,